Ese waba wibaza impamvu abantu bose bakora akazi kamwe bakagakorera ahantu hamwe, bose bagahembwa amafaranga angana, ariko bikarangira bamwe muri bo bavuyemo bakaba abakire, bakagera ku nzozi zabo zo kuba abamiliyoneri, ariko bamwe bakorana buri munsi bagakora akazi kamwe ahantu hamwe, bikarangira baheze mu bukene. Ese ni irihe banga abangaba birangira babaye abakire, abamiliyoneri bakomeye cyane bakoresha, aba basigara ari abakene bo badakoresha? Ese nawe ujya utekereza ko kugira ngo umuntu abe yaba umukire haba harimo n'amahirwe? Turi mu gihe abantu bose bafite inzozi zo kugera ku bukire kuruta ikindi gihe cyose cyabayeho, aho buri wese ari kwifuza gukora cyane kugira ngo abe yagera ku nzozi ze zo kuba umukire, ariko bose siko bari kubigeraho. Hari abari guhera kuri zeru, bikarangira bamwe bavuyemo bakaba abakire, ariko abandi batangiranye n'ababaye abakire bikarangira bo basigaye mu bukene. Se haba hari ibanga rikomeye cyane ryaba ryihishe inyuma y'ibi byose? Muri iyi videwo tugiye kuba twakwereka ibimenyetso 5 mpuzamahanga ubushakashatsi bwagaragaje ndetse n'abahanga bashingiraho bemeza ko ari byo bintu bituma umuntu adatera imbere, mu gihe ababa barabimenye kare bakabyirinda, baba baramaze kugera ku nzozi zabo, baba baramaze kuba abakire. Mu gihe wowe utarabimenya ntabwo bishoboka ko waba umukire. Wakibaza ati ibyo bimenyetso uko ari 5 akaba ari n'ibimenyetso mpuzamahanga bihuriyeho n'abantu benshi, byaba ari ibihe? Ibyo byose ugiye kuba wabimenya muri iyi videwo. Wowe icyo usabwa nta kindi, reba munsi y'iyi videwo gato ku ruhande rw'iburyo uraza kubona buto y'umukara yanditseho subscribe, ukandeho, fungura inzogera ya mbere kuri all notification, nubisoza urebe ku ruhande rw'ibumoso munsi y'iyi videwo ukande like, ubundi udusigire igitekerezo cyawe hasi muri komenti, utubwire uko ubyumva, nawe ubashe kuba wamenya ibi bimenyetso uko ari 5 bikomeje gutuma abantu benshi batagera ku iterambere, mu gihe ababimenye kare bo bageze kure bagera ku nzozi zabo. Guys, ikimenyetso cya mbere nangwa se ikintu gikomeje gutuma abantu benshi batagera ku nzozi zabo zo kuba abakire ni ukugendana n'abakene. Niba uri wa muntu abantu bose ujyana nabo umunsi ku wundi ari abakene, ari abantu badafite intego mu buzima bwabo, ari abantu batazi iyo bari kuva n'iyo bari kujya, icyo ni ikintu kizakubera imbogamizi mpaka kigatuma udatera imbere. Nimba ugendana n'abakene igihe cyose nawe uzahora uri umukene, igihe utarareka kugendana nabo, kuko nta gitekerezo kizima baguha. Akenshi na kenshi uzasanga baguha ibitekerezo nyine bingana n'uko batekereza. Umukene aba afite ibitekerezo biri ku bushobozi bwe, ariko nimba ujyana na ba bantu basobanutse bafite aho bashaka kuva n'aho bashaka kugera, bafite intego mu buzima bwabo, ndetse na bamwe bafite aho bageze, abo bantu bazaguha ibitekerezo bizima, bazaguha ibitekerezo byubaka, kuko bazaguha ibitekerezo bingana n'uko batekereza. Nimba ujyana n'umuntu ufite ibitekerezo biciriritse, azaguha ibitekerezo biciriritse nyine bingana nk'uko atekereza. Ariko nimba ujyana na wa muntu ufite ibitekerezo biri hejuru, nawe azaguha ibitekerezo biri hejuru, gutyo birangire akuzamuye nawe ugeze ku rundi rwego. Murumva rero ko tugeze mu gihe umuntu akwiye guhitamo inshuti nziza, inshuti z'ingirakamaro. Ibaze inshuti zawe zose ziramutse ari abasinzi, abatari abasinzi, bakaba ari abanywa ibitabi, ese wowe urumva bakugeza he? Usibye kuba bakugira inama ijyanye n'ibyo kugira ngo mujye kunywa amatabi, mujye kunywa inzoga, urumva baguha inama yo kujya gukora business? Guys, rekana n'abo bantu mugendana buri munsi badafite intego mu buzima bwabo, batazi iyo bari kujya, ahubwo ugendane n'abantu bafite vision, bafite aho bashaka kugera. Ikindi kintu cya kabiri gikomeje gutuma abantu batagera ku nzozi zabo zo kuba abakire, iki kintu mwese mukwiye kukirinda. Abakene benshi barakigira, usanga abantu bari gutekereza ko
kuba umuntu yarabaye umukire ari amahirwe yabonye, nabo bakicara bakaryama bagatekereza ko one day cyangwa se umunsi umwe bazabyuka bagasanga babaye abakire, bagasanga bari mu mazu meza, bagasanga imodoka ziparitse ku muryango, mbega bakizera ko hazaba ibintu bimeze nk'ibitangaza, bakisanga babaye abakire. Guys, nawe nimba uri muri aba ngaba ubura kuba watangira gukora business runaka, ubura gukora cyane ugategereza ibitangaza, ukavuga ati nanjye umunsi umwe agatara kazaka, na bariya nabo ni Imana yabigizemo uruhare. Yego, Imana iba yabigizemo uruhare kandi n'amahirwe abaho, ariko amahirwe barayakorera, ntabwo uzicara gusa ngo amahirwe akuze mu biganza. Baravuga ngo ubundi Imana iyo ishaka kugufasha mu ntambwe 100 wari uratera, utera intambwe imwe nayo igatera izindi 99 zisigaye. Niba ushaka kubona ayo mahirwe, gerageza ufungure nk'aka business runaka, gerageza ugire nk'ikintu ukora, ayo mahirwe azagusanga muri icyo kintu uri gukora, hanyuma ibintu byose bigenze neza. Naho amahirwe nakuzaho agasanga nta kintu na kimwe uri gukora, ayo mahirwe uzaguma kuyategereza, vuga ati abandi babona amahirwe, njye simbona amahirwe, ugume muri ibyo birangira utabaye umukire. Ikintu cya gatatu ukwiye kuba wamenya, gucika intege nanone nibyo bintu bikomeje gutuma abantu benshi bataba bakire, aho abantu benshi bakomeje kujya kuri social media especially nka YouTube, ugasanga ngo bari gusacinga video z'uburyo waba umukire ijoro rimwe, umunsi gumwe. Abantu benshi bakennye ntago bemera neza ko kugira ngo umuntu abe yaba ari umukene, ave ku bukene agere ku bukire, bisaba igihe kirekire. Ari nabyo abantu benshi bikomeje gutuma bacika intege. Ubundi kugira ngo uve ku bukene ugere ku bukire, byibuze ukwiye kuba wakiha nk'intego y'imyaka iri hagati y'5 ndetse n'imyaka 10, uri gukora cyane kandi ugahozaho, ugakora consistency, ubudacika intege. Ibyo bintu abantu benshi ntabwo bazi ko ari byo byabafasha, ahubwo usanga umuntu yarizeye ko azakora rimwe bigakunda, umuntu agatekereza ko azakora icyumweru kimwe akaba yabaye umukire, umwaka umwe, 2. Ari no mpamvu usanga umuntu akoze umwaka umwe yabona byaranze nta hantu aragera, ugasanga acitse intege abivuyemo. Kuba umukire ntago wakora umwaka umwe ngo birangire ubaye umukire. Ngira ngo namwe mujya mubibona, abakire 10 ba mbere ku isi mu uyu mwaka turimo, murabizi ko umukire wa mbere ni Elon Musk, harimo ba Bill Gates, ba Jeff Bezos, ba Warren Buffett. Aba bose muzakore research, muzasanga nta muntu n'umwe ufite munsi y'imyaka 40 uzabona ari umukire wa mbere ku isi. Akenshi na kenshi uzasanga afite hejuru y'imyaka 40. Bivuze ko aba amaze igihe kirekire ari gukora, ari gushaka amafaranga. Rero wikumva ko nawe urakora umwaka umwe, 2 gusa cyangwa ukwezi kumwe ngo ube wabaye umukire, ahubwo iyi ntego y'igihe kirekire, vuga ati byibuze nyuma y'imyaka 10 nzaba ngeze ahangaha. Ikintu cya 4 gikomeje gutuma abantu batagera ku nzozi zabo zo kuba bakire, mu gihe bamwe bakomeje kuzigeraho. Abantu benshi muri iki gihe turimo bafite ubwoba bwo kuba bashora, bafite ubwoba bwo guhomba ndetse no gutsindwa. Guys, nimburi bantu batinya gutsindwa, nimburi bantu batinya guhomba, ibyo bizatuma utagerageza ikintu gisha, bizatuma utagerageza ku kintu utazi. Guys, abantu babaye abakire, abantu bose mukomeje kubona bari gutera imbere buri munsi, biri guterwa nuko bari kugerageza ibintu bisha ndetse n'ibyo batazi bakagerageza. Iyo ugerageje ikintu gisha bikarangira utsinzwe cyangwa se uhombye, hari amasomo ubu bikuyemo, ubutaha uragerageza ibintu bigakunda. Nimburi wa muntu utinya kuba wahomba, cyane ko abakene bavuga bati aho gushora nkahomba njye nzarinda duke twanje. Naho umuntu ushaka kuba umukire we ahindura mindset ziwe, agatekereza ko agomba gukoresha duke afite
kugira ngo atubyazemo ibindi byinshi. Mu gihe umukene we aba atekereza ko agomba kurinda duke afite, umuntu ushaka kuba umukire we atekereza ko agomba gukoresha duke afite akatubyazamo ibindi byinshi. Guys, rero urumva ko ukwiye kuba wahindura imyumvire yawe, ikindi ukirinda abantu baguca intege. Muri iki gihe, muri iki kinyejana cya 21, uri gusanga umuntu yaravukiye mu muryango ukennye, abavandimwe be bose ari abakene, yagira inshuti zo ku ruhande, hanyuma yajya gukora akantu gasha, yajya kugira ibyo agerageza, ugasanga abantu batangiye kumuca intege ngo ese wowe urinde, ngo wowe ababyeyi bawe ntaho bageze. Ugasanga nimba papa wawe ari umukene, mama wawe ari umukene, wowe wajya kugerageza ikintu gisha kiratuma uba umukire, ugasanga uri kureba kuri background ya famiye yawe, uri kuvuga ati se niba papa ntaho yageze na mama akaba ntaho yageze, ubundi nje ndinde wo kugira aho ngera. Ibyo ngibyo ukwiye kuba waramaze kubikura mu mutwe wawe hakiri kare. Ukwiye kububona ko ibyo abakire bakora nawe wabikora, ni abantu kandi nawe uri umuntu. Guys, wowe icyo usabwa nta kindi, urasabwa guhindura imitekerereze yawe, ukemera ko guhomba bibaho, ukemera ko gutsindwa bibaho. Ibaze niba ugiye muri business runaka, ugashoramo amafaranga yawe, ugashoramo miliyoni, bikarangira ku nshuro ya mbere uhombye ya miliyoni wahombye, washoye ugahombamo ibihumbi 200, birumvikana ko ugomba guhita usigarana ibihumbi 800, ariko warashoye uhomba ibihumbi 200. Ku nshuro ya kabiri wabonye neza impamvu yatumye uhomba, wakuyemo isomo rikomeye cyane. Ku nshuro ya kabiri uragenda ukagerageza, ugashora bya bihumbi 800 wasigaranye, ugasanga byikubye kabiri, ukaba wakuramo na miliyoni n'ibihumbi 600, cyangwa se bigakomeza bikikuba, ukaba wagera no ku rwego ruri hejuru cyane. Guys, mwitinya guhomba, mwitinya gutsindwa. Buriya umuntu uhora atsindwa buri munsi, gutsindwa niyo ntangiriro yo gutsinda. Nimba utarigeze utsindwa na rimwe, guys, biragoye, uzahora ufite ubwoba, uri gutinya ko wakora ikintu runaka ugatsindwa cyangwa ugahomba, birangire nta hantu na hamwe ugeze. Ariko wa muntu uhora agerageza, uhora akora ibintu bisha, uwo nguwo arakora kimwe ahombe, ariko akora ikindi yunguke. Ese guys, urumva uwo muntu muzahurira he? Rero ibyo bimenyetso byose tumaze kuba twabibabwira, cyangwa se ibyo bintu rusange bikomeje gutuma abantu badatera imbere. Twizera ko nimba hari ibyo usanze ufite, hari imyumvire ufite idakwiye muri iki kinyejana, ukwiye ko wayihindura, ubundi ugahindura imitekerereze, ukiyumvisa ko byose bishoboka. Ubundi ijambo ntibishoboka ukwiye kuba warikura mu mutwe wawe. Nujya gukora ikintu runaka ukiyumvisha ko kidashoboka, udashobora kuba wagikora, koko ntago bizigera bishoboka. Nimba mu mutwe wawe harimo ijambo kudashobora gutsinda, ntago bizabaho, ntago uzigera utsinda. Birumvikana ko buri kimwe cyose gihera mu mutwe. Urasabwa guhindura imyumvire yawe, ikindi ukareba ko wamaze gukora subscribe. Ahangaha buri munsi tuzajya tubagezaho video nk'izi ngizi za motivation speech, ziba zibabwira aho ibintu bigeze, zirimo utuntu tw'ubwenge. Kandi niba wumva muri video hari ikintu kigufashije, ibuka gukanda like. Reba munsi y'ivideo ku ruhande rw'ibumoso urebe ko wamaze gukanda like, ubundi uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment, nawe udusangize ibintu ubona ari rusange byaba bituma abantu badatera imbere. Kandi wibuke kureba ko wamaze gukora subscribe, wibuke gusharinga iyi video ku bandi, kuri bagenzi bawe, kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi, dukomeze twungurane ibitekerezo. Dore ko bamwe iterambere ryabo rikomeje kuzamuka umunsi ku wundi, ariko n'abandi bamwe ubukene bukaba bukomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Ariko dufatanyije ibitekerezo byanyu hasi muri comment, mukemera kubana natwe hano kuri YouTube channel, bagezaho utuntu tw'ubwenge umunsi ku wundi, byose bizakemuka. Bye bye, Avita la Vista, turabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde.